ikaze nshuti bakunzi bacu buno murongo wa YouTube channel nk'uko bisanzwe nongeye kubasuhuza. Uyu munsi rero nje kubagezaho imihango yo mu Rwanda rwo hambere. Wakwibaza ngo iyo mihango ni iyihe? Ntimucikwe n'ibyo nje kubasangiza muri kano kanya. Imihango yo mu Rwanda rwo hambere yari ishingiye cyane ku myemerere gakondo, ikaba yari ikubiyemo ibitekerezo n'amasano yihariye y'Abanyarwanda ku buzima, urukundo, umuhango n'udukoryo. Iyi mihango ikunze kunugwanugwa mu bikorwa bigamije kubungabunga umuryango no gukomeza umuco. Ibi byagaragariraga mu birori bitandukanye, harimo gushyingura, icyo twita iminota, n'ibindi bikorwa by'ubukwe. Imihango yo mu Rwanda rwo hambere. Umuhango wa mbere wabaga mu Rwanda rwo hambere ni ugushyingura. Mu muco nyarwanda uyu muhango wo gushyingura ni umuhango ukomeye cyane. Abantu bashyiraga mu bikorwa amavuko, bagashyingura abapfuye mu buryo bw'agaciro kandi mu rwego rw'ibikorwa by'ubumwe. Hariho kugirira icyubahiro cyangwa gutanga icyubahiro ku bapfuye, hamwe no kwiyambaza abakurambere mu kwiyungura no guha agaciro abantu babo babaga bagiye. Hari undi muhango witwaga iminota. Tega amatwi nawe wumve iminota icyo ari cyo. Iminota ni umuhango wo kwiyunga n'abavandimwe, aho abashyitsi baza kwifatanya n'umuryango mu gihe cy'ibibazo cyangwa ibihe byiza. Ibi byasengwaga mu bikorwa nk'ubukwe, umurimo cyangwa se ibirori. Urukundo n'ubusabane. Abanyarwanda bagenzaga imihango y'urukundo yerekana uburyo n'umubano mwiza mu bikorwa byo guhuza ubutaka, byaba mu rwego n'imiryango cyangwa se amateka yabo bafitanye. Itandukaniro n'imihango y'uyu munsi yari ishingiye ku myemerere y'amadini. Imihango n'imyemerere by'amadini akenshi ashyira imbere imyemerere ya gikristu, yibandaga mu gusenga, kwihangana no kubaha Imana. Imihango myinshi nko kwicisha bugufi, ukwimikwa n'ubukwe ikunda kugendana n'iyobokamana. Inzozi z'ubuzima. Mu myemerere y'amadini hariho byinshi bigendanye n'ubuzima bwo mu ijuru, mu gihe mu mico gakondo y'u Rwanda ubuzima n'ibikorwa byagendanaga n'ubuzima bwo ku isi n'ubuhamya. Mu madini hashyirwagaho amategeko n'amahame agenga imyitwarire, mu gihe mu muco nyarwanda hariho umuco wo kwihanganirana no kubaha ibidukikije no kubana neza n'abantu. Ingero: ubukwe mu muco nyarwanda bwari bwihariye, aho bushingirwaho mu kumenyana, kubaka umubano ndetse n'umuryango, mu gihe ubukwe bwabaye intego yerekana ibyishimo hagati y'abakundana. Imihango yo gushyingura. Uyu munsi imihango yo gushyingura ikunze gukoreshwa mu myemerere y'amadini, aho umuhango wose uba ugendana n'ijambo ry'Imana. Muri make rero, imihango y'ubukorikori bw'Abanyarwanda ikunda kugaragaza imico n'ubuhamya ku rwego rw'ubusabane n'ibindi bikorwa by'iyobokamana, mu gihe imihango y'amadini yibandaga cyane cyane ku myemerere, guhuza ibikorwa by'umuvandimwe watabarutse yakoze, ukwemera n'ubuhamya kw'abakristo bamutangira ubuhamya.
Ibi ni incamake z'imihango yo mu Rwanda rwo hambere nabagezagaho. Habaye hari icyifuzo ufite cyangwa igitekerezo watwandikira muri komenti nacyo tukazabashakira icyegeranyo ndetse n'amateka yacyo. Ndabakunda cyane, cawu cawu.